isi yose hari byinshi bitagaragarira amaso. Hari imbaraga zikoresha abategetsi, abahanzi, abanyamakuru ndetse n'abashumba b'amatorero akomeye. Imbaraga zitagaragara ariko zigenga ibigaragara. Muri izo mbaraga twavugamo yitwa Illuminati. Guhaye ikaze. Illuminati ni izina ryumvikana nk'iryo mu masinema, ariko abandi bavuga ko ahubwo ari ukuri kurenza inkuru. Abayemera bavuga ko ari itsinda ry'ibanga ryashinzwe mu mwaka w'1976 mu gihugu cy'Ubudage, rigashingwa n'umugabo witwaga Adam Weishaupt. Uyu Adam Weishaupt yari umwarimu wa filozofi utari wishimiye imyumvire y'itorero rya Kiliziya Gatolika n'ubutegetsi bw'igihe cye. Yifuzaga ko isi yaba iri mu bwenge, ubwisanzure ndetse n'uburinganire. Ariko nubwo ibyo yifuzaga byari byiza ku isura, yifashishaga uburyo bw'ibanga bwo kugira abo yigisha mu kinyabupfura gishingiye ku mabanga gusa. Uyu mugabo yise itsinda ryiwe Illuminati, ngo bisobanura ngo abacanye ubwenge, bivuze abantu bize, bazi neza ibanga rihishwe ndetse bafite ubushobozi bwo kubona ibitagaragara. Illuminati ntabwo yatangiye ifite ishusho y'ubugome cyangwa se iyobokamana ribi, ahubwo yifuzaga guhindura isi binyuze mu bitekerezo bitari ibisanzwe. Ariko uko imyaka yagiye ishira, iri zina ryagiye rihuzwa n'ibindi byigisho bitavugwaho rumwe n'abantu benshi. Bamwe bavuga ko Illuminati ari ishyirahamwe rigizwe n'abantu bake bafite amafaranga ndetse n'ubushobozi bwo kugenzura isi. Bafite umugambi umwe: gushyiraho ubuyobozi bw'isi bw'itsinda rimwe, ibizwi nka New World Order. Uyu mugambi uvuga ko isi yose izategekwa n'abantu bake, kandi ko buri kintu cyose kizaba kigenzurwa, cyaba amafaranga, imico, imyemerere ndetse n'ubuzima bw'umuntu ku giti cyiwe, byose bizaba bikontororwa n'abo bagabo b'abakire cyangwa se umuryango, cyangwa se nanone ukabyita iryo shyirahamwe ry'abantu babarizwa muri ako gatsinda kitwa Illuminati. Iyi Illuminati yavuye mu Budage, yambukiranya inyanja yinjira mu bayobozi b'ibihugu bitandukanye, mu mashyaka, mu bigo by'amabanki cyangwa se ibigo by'ubucuruzi, kugeza ubwo ishyirwa mu majwi nk'iyoboye isi idafite uruhame. Si ibyo gusa kandi, iyi Illuminati yafashe iya mbere mu bigendanye na sinema cyangwa se ibizwi nka entertainment mu myidagaduro. Iragenda yifatira imitima y'abahanzi, abahanzi bakomeye b'ibyamamare ku isi twese dutinya, abakinnyi ba football, abakinnyi ba filime ndetse n'ibindi byiciro bitandukanye. Illuminati nabyo yabigezemo. Uyu muryango kandi washyizeho ibimenyetso biwuranga, aho buri umwe wese ukibonye amenya icyo bashatse kuvuga. Aha twavugamo: iyo ubonye ijisho rimwe ukabona igishushanyo cya piramide iri mu bwoko ya triangle, nta kuzuyaza rwose utumenya ko bari kuvuga ibimenyetso bya Illuminati. Amakuru duhabwa n'abahoze baba muri uwo muryango cyangwa se kugeza na n'ubu ngubu bakiwubarizwamo, cyane ko benshi muri bo babyemera rwose nk'ibintu byiza. Bavuga ko kugira ngo winjire muri uwo muryango byasabaga ko uhara ubuzima bwawe, ubugingo bwawe, cyangwa se ugatanga bimwe mu bintu by'ingenzi ukunda. Ndetse ngo abenshi muri bo bagiye batanga bamwe mu bamembazi b'imiryango yabo, bamwe bagatanga ba mama wabo, abandi abavandimwe babo, cyangwa se abandi bagatanga ubuzima bwabo bakabugurisha kuri Sekibi kugira ngo babashe kwinjira muri uwo muryango, cyane ko ari umuryango uzana amafaranga, uzana icyubahiro ndetse n'ubwamamare buhambaye. Ndetse ibi byose bihuzwa n'uko ibyo byose batanga kugira ngo binjire muri uwo muryango babitanga kuri Sekibi, nawe akabitura kubaha ubwamamare, amafaranga ndetse n'izina rikomeye, yewe utaretse n'ubuzima bwiza muri iyi si, cyane ko bwifuzwa na benshi. Mu myaka ya vuba aha, amazina y'ibyamamare nka Jay-Z, Beyonce, Rihanna ndetse na Kanye West n'abandi bakomeye muri sinema ndetse na music yagiye ahuzwa n'izina rimwe ryuje urujijo, ari ryo Illuminati. Ibi si inkuru mbarirano, kuko abenshi muri bo babyemera mu ruhame, yaba mu matangazamakuru, mu interview bakorana n'abanyamakuru ndetse n'ibiganiro bakora uko bwije n'uko busheye.
bakemera badashidikanya, ndetse bakavuga ko bagurishije ubuzima bwabo kuri Sekibi kugira ngo bagere aho bari, ndetse bakabivuga bavuga ko n'ubundi n'uwabahitishamo ubu ngubu gukora ibyo bakoze bakongera bakabisubiramo, urugero nka Jay-Z. Aha ni kuri Steven White wahageze, nibyo ndagusaba gukanda subscribe, like, comment ndetse na share. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ibyamamare ndetse byamaze kwemera neza bidashidikanya ko ubuzima bwabo ari ubwa Sekibi, bikabikora haba mu bitaramo bikora, cyane ko abenshi tugiye kuvuga muri iki kiganiro ari abahanzi, mu bimenyetso bakora, ibyo uko bitwara kuri stage ndetse n'amagambo yaba mu ndirimbo zabo. Ibi byose bigaragaza gutuka cyangwa se kumwaza Imana mu buryo bweruye butari ibanga na gato. Mu mwaka w'1960 icyiswe heavy metal cyatangiranye n'itsinda ry'abongereza ryitwaga Black Sabbath. Iri ni itsinda ry'umuziki ryabayeho, rikaba rimwe mu matsinda yamenyekanye cyane bitewe n'ibihangano byayo ndetse n'igikundiro muri rubanda nyamwinshi. Ariko imyambarire yabo, amagambo y'indirimbo zabo ndetse n'ibimenyetso bakoreshaga byatangiye gukurura ibitekerezo bivuga ko baririmbira Satani. King Diamond nawe n'umwe mu bahanzi waje nyuma, ndetse yakundaga kuririmba afite urukiramende ruteruye, yakundaga kuba yambaye nk'umupadiri ndetse umupadiri w'umwijima. Yakoreshaga amagambo menshi atuka Imana mu buryo buziguye, ndetse akabikora ku mugaragaro, yewe n'abaje mu gitaramo bose bakabikora, bakaririmba amagambo yiwe bayasubiramo uko yaririmba nk'aho batumva ibyo aririmba. Ibyo bikaba mu buryo bumwe bwo bugaragara cyangwa se ubundi buryo bwo guhimbaza Satani ku buryo bweruye. Undi muhanzi wamenyekanye wo guhimbaza Satani ku buryo bweruye, haba mu mivugire, mu myambarire ndetse n'amagambo y'indirimbo ye ubwewe yiyandikiraga, nuzwi nka King Diamond. Uyu yambaraga nk'abapadiri ariko akambara nk'abapadiri b'umwijima, agateraniriza hamwe imbaga y'abantu nyamwinshi, akabaririmbisha amagambo amwe ngo going to the hell with me, jya mu kuzimu ujyanye nanjye. Abantu bakabiririmba babyishimiye gusa batazi ibyo bakora. Ibi ngibi mu buryo bundi bigafatwa nko guhimbaza Satani ku buryo bweruye. Aba bahanzi bazwiho guhimbaza Satani no kumuramya bakoresha amagambo rimwe na rimwe atazimije, yumvikana ku buryo buri wese uyaririmba aba azi icyo ari kuvuga icyo ari cyo. Hamwe na hamwe uzasanga ngo the hell is Satan, cyangwa se wasange ngo God is dead, bisobanura ngo Imana yarapfuye. Abandi bakunda none gukoresha amagambo avuga ngo Lucifer is my king, Satani niwe mwami wanjye. Ibi bikavugwa ku mugaragaro haba mu ndirimbo zabo no mu bitaramo bakora, cyane ko baba bakurikirwa n'imbaga nyamwinshi y'abantu benshi. Undi muhanzi kandi uzwiho gukoresha cyangwa se guhimbaza Satani nuzwi nka Lil Uzi Vert. Uyu ni umwe mu bahanzi b'Abanyamerika bakomeye cyane ko akundwa n'imbaga nyamwinshi, bakamukurikira umunsi ku munsi. Uyu yigeze gukoresha amagambo avuga ngo muri kujyana ikuzimu nanjye. Ibi yabivuze ubwo yari kuri stage mu gitaramo cyabereye mu mujyi wa Philadelphia. Mu mashusho yiwe atandukanye, haba mu ndirimbo no mu bitaramo akora, hakunda kugaragaramo abantu basa nk'abataka, abandi barira, abandi bari gusezera ubuzima, ndetse hagakunda kugaragaramo ibimenyetso bitandukanye. Ibi bigaragara nk'ibisanzwe ku bantu batabisobanukiwe, ariko nanone ku bandi bantu bazi gutegereza hagaragaramo gupfobya ndetse no gutuka Imana. Abahanzi bamwe bavugwaho gukora bino bikorwa byo guhimbaza Satani ku mugaragaro ndetse no gushishikariza abandi kumuramya. Bamwe barabyemera ku mugaragaro ndetse bakabyemera nta ngingimira nta n'agahato. Gusa hari n'abandi bavuga ko ari uburyo bwa sinema no gutwika stage. Marilyn Manson, umwe mu bahanzikazi b'Abanyamerika bakunzwe n'abatari bake kandi babaherwe cyane, yivugiye ko abantu iyo babyina indirimbo ziwe baba bameze nk'aho bari kumuhimbaza, kandi yemeza adashidikanya ko nta yindi Imana imurenze. Ibi ngibi bikaba bigereranywa no kwiyemera no kwirata ku Mana n'ubushongore biterwa n'amafaranga n'igikundiro afite. Kuri aba bahanzi bose baramya ndetse bagasingiza Satani ku buryo bweruye, hari bimwe mu bimenyetso bose bahuriyeho bakunda kugaragaza, haba mu myambarire yabo, mu mibyinire,
mu myandikire y'amagambo y'indirimbo zabo, mu mivugire ndetse no mu migendere, ndetse n'ibiba bitazi stage bakoreraho ibitaramo byabo bitandukanye. Ngiye kuguha bimwe mu bimenyetso wiyumvira uburyo harimo gusuzugura, gutesha agaciro ndetse no kudaha agaciro Imana. Ibi ngibi byose bikaba ari bimwe mu bikorwa bakora ku mugaragaro, babyishimiye ndetse bakaba babikora babisobanukiwe. No mu ma interview yabo bakagaragaza ko bagamije gushishikariza abantu kujya kuri Sekibi, Satani. Ikimenyetso cya mbere aba bahanzi benshi bakunda gukoresha mu buryo bwo gusuzugura no gutesha agaciro Imana ni ukwambara amashanete cyangwa se gutaka imisaraba icuritse, haba kuri stage yabo ndetse cyangwa se abandi bakabyambara mu mikufi iyo bambara buri munsi bagiye ku bitaramo, ndetse no mu ma interview ku bigo bitandukanye by'itangazamakuru. Ubundi umusaraba uvuze iki mu buzima bwa Gikristo? Umusaraba ni kimwe mu bimenyetso kigaragaza ko twacunguwe ndetse twababariwe ibyaha byacu binyuze muri Yesu Kristo nyuma yo gupfa kwe, agapfa binyuze ku musaraba. Iyo bawucuritse baba bashaka kwerekana ko ntacyo bivuze. Ibyo ngibyo bakabikora bagamije gushishikariza abantu kuva ndetse no kujya kure y'Imana. Si ibyo gusa kandi, umuhanzi ukomeye cyane nka Lily Roosevelt yigeze gukoresha igitaramo aza bamutwaye ku musaraba. Ibi ngibi bigaragara nko gutesha agaciro ndetse no gusuzugura no kuvogera ubudahangarwa bw'Imana, ndetse bagatesha agaciro igitambo cyatanzwe ari cyo Yesu Kristo kugira ngo acungure ibyaha by'abantu. Ibi ngibi babikora babigambiriye, ndetse hari amagambo uyu umuhanzi yakoresheje kuri stage aririmba mu ndirimbo, aravuga ngo I make the city girls praise the Satan. Ati ntuma umukobwa wo mu mujyi ahimbaza Satani cyangwa se akorera Satani. Si ibyo gusa kandi, uyu muhanzi Lily Roosevelt yigeze gukoresha igitaramo inyuma yiwe kuri stage hari huzuye imisaraba icuritse kandi irimo iratwikwa. Ibi bigaragaza nkaho iki gitambo cyatanzwe ku bantu ari cyo Yesu Kristo ntacyo kivuze. Baba bagitesheje agaciro, bagafata umusaraba nk'ikintu kitari cy'agaciro, bakabikorera muri stage aho abantu ibihumbi byinshi babyaje kubareba. Ibi byose babikora bagamije kwereka abantu ko ibi ntacyo bivuze, ko ari ibintu bisanzwe umuntu wese yakora. Nyamara ibi ngibi ari ukwibesha, ahubwo ari ugushishikariza abantu kuyoboka Sekibi n'imigambi yiwe yose, bagatandukanya abantu n'umugambi mwiza Imana ibafiteho. Si ibyo gusa kandi, ntabwo ari Lily Roosevelt wenyine wabaye icyamamare ushishikariza abantu kureka no guta Imana, ahubwo hari n'abandi bahanzi bakomeye ibi babigize umwuga, babikora nk'akazi kabo ka buri munsi, haba mu byo bakora mu bihangano byabo, cyane ko ari byo bibatunze. Bagashishikariza abantu muri ibyo bihangano kwanga no gutesha agaciro Imana. Aho twavugamo nk'umuhanzi nka Jay-Z. Uyu muhanzi Jay-Z mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru bigeze kumubaza ati bivugwa ko waba waragurishije ubuzima bwawe kuri Satani kugira ngo ugere aho ugeze. Mu byo yasubije abanyamakuru yiyemereye adashidikanya, aravuga ati buri uko ngiye gukora album hari igitambo ntanga kugira ngo iyo album yanjye izakundwe, kandi yemera adashidikanya ko yagurishije ubugingo bwiwe kuri Satani kugira ngo agere ku bwamamare bwiwe n'amafaranga n'igikundiro afite muri sosiyete rubanda nyamwinshi. Wakibaza ngo ibi byose tubibabwiriye iki, cyangwa kuki twakoze icyegeranyo kuri ano makuru y'aba bahanzi b'ibyamamare bakomeje gutuka no gusebya Imana? Ibi ni ukugira ngo tubamenyeshe ko igihe gisohoye kandi turi mu minsi ya nyuma, bityo ushoboye kwihana yihane, yirinde yiyeze, kuko iki gihe tugezemo ni cya kindi Bibiliya yahanuye ivuga ko abantu benshi bazihakana Imana, bakayituka mu byo bakora ndetse bakayituka ku buryo bweruye. Ndagushimiye ko wabanye nanjye kuva iki kiganiro gitangiye kugera kigeze ku musozo. Aha ni kuri Steven White wageze nibyo. Ndagusaba gukora subscribe, ukore like, comment ndetse na share kugira ngo ibintu nk'ibi ngibi bidushishikariza kumenya amakuru ndetse no kugira ngo tumenye uko twakirinda muri iyi minsi ya nyuma bijye bikugeraho ku gihe.